Abantu barenga miliyoni 295 bahuye n'inzara ikabije mu mwaka ushize 2024, umubare uri hejuru cyane ugereranyije n'indi myaka yabanje. Ibi byatewe ahanini n'intambara hamwe n'ibindi bibazo birimo ihindagurika ry'ikirere. Kandi uko ibintu bihagaze uyu munsi, umwaka wa 2025 nawo uragaragara nk'uzaba mubi cyane, nk'uko raporo yatewe inkunga n'umuryango w'abibumbye yabitangaje ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Ikibazo gikomeye kandi ni uko ubutabazi burimo kugenda bucumbagira. Ni iki cyabaye mu isi kigatera inzara? Ni bande bashonje kurusha abandi? Muri uyu mwaka turimo ho bigiye kugenda bite? Mbere na mbere bigenda bite mu mubiri w'umuntu iyo ashonje? Umubiri ushonje witwara ute iyo umuntu akomeje kubura ibyo kurya kugera ubwapfa? Tubahaye ikaze. Buri wese inzara arayizi. Nubwo waba utarishwe n'inzara byo kubura ibyo kurya by'iminsi myinshi ngo binagira ingaruka zikomeye ku mibereho yawe, ariko buri wese yigeze gusonza. Inzara ni imyiyumvire ibera mu mubiri igatera umuntu gushaka kurya. Ubusanzwe iyi myiyumvire itangira kumvikana hashize amasaha runaka umuntu atariye, kandi ikunda kubangamira umubiri kubera ko ntabwo ari imyiyumvire myiza ku bwisanzure bw'umubiri. Kunyurwa n'ibyo wariye ibizwi nko guhaga bibaho mu gihe cyo hagati y'iminota 5 na 20 nyuma yo kurya. Hari inyigisho zitandukanye zigerageza gusobanura uburyo imyiyumvire y'inzara imera, nubwo buri wese wayigize abizi, ariko kubisobanura bikaba bitakorohera buri wese. Ubushake bwo kurya cyangwa se appétit mu gifaransa ni indi myiyumvire ijyana no kwifuza kurya. Ijambo inzara rikoreshwa cyane mu rwego rw'ubumenyi bw'imibereho ndetse n'imyanzuro y'ubutegetsi, rigasobanura ibibazo bihoraho by'abantu babaho badafite ibiribwa bihagije, bakabaho bumva inzara buri gihe cyangwa se kenshi, bikabaviramo imirire mibi. Umuntu ufite ubuzima buzira umuze usanzwe urya indyo yuzuye ashobora kumara ibyumweru runaka adafata ibyo kurya, ndetse hari n'abavuga ko ashobora kumara hagati y'ibyumweru 3 kugera ku 10. Niyo mpamvu hari abantu biyicisha inzara kubera impamvu runaka, bakaba bamara icyumweru ariko ntibapfe. Kumva inzara mu mubiri bifitanye isano no kwikurura cyangwa se kwiyegeranya kw'inyama zigize igifu iyo nta kintu kikirimo, iyo nta biribwa birimo. Ubusanzwe imikaya yo mu gifu ikunze kwiyegeranya mu buryo busa n'ubuhoraho. Iyo mu gifu harimo ibiryo, uko kwikurura cyangwa se kwiyegeranya kw'iyo mikaya igize igifu bituma ibyo wariye bijya mu nzira ya nyayo y'igogora. Ni nko kubirundarunda ngo bijye mu mwanya mwiza wo kugogorwa. Byitwa peristalsis. Iyo umaze amasaha menshi utarya, ibiryo bikagushira mu nda, iyo mikaya ikomeza kwiyegeranya cyangwa se kwikurura ariko igafata ubusa kubera ko nta biryo birimo. Ibi rero iyo bibayeho urabyumva ari byo byitwa inzara. Iyo bibayeho umwanya munini nta kintu kirajya mu nda ngo iyo mikaya ibone ikifata, bishobora gutera ububabare bukunze kwitwa hunger pangs. Iyo niyo nzara nyirizina. Abashakashatsi bemeza ko ibi biterwa no kuba umusemburo witwa ghrelin uburi ku gipimo cyo hejuru urimo kuvubuka uva mu gifu. Hari uburyo bw'umubiri buzwi nka migrating motor complex, aho igifu n'amara biba birimo kwiyegeranya cyangwa se kwikurura bidahagarara igihe umuntu afite inzara. Uko kwikurura no kwiyegeranya bidahagarara bijyana n'imyiyumvire yo kumva ushaka kurya, ndetse ni nabyo bitera amajwi mu gifu yumvikana iyo umuntu ashonje. Ukumva wagira ngo hari ibintu birimo kugendagenda mu nda yawe mu buryo bunyuranye. Imisemburo nk'uwitwa peptide double Y ndetse na leptine yo ishobora gutuma umuntu yumva haze, bikagabanya irari ryo kurya kandi umaze igihe utarya. Ghrelin yo irekurwa iyo isukari mu maraso yagabanutse cyane, ibyo bita hypoglycemia. Ibi bishobora guterwa no kumara igihe kirekire utarya, kubera ko ibyo turya umubiri ubikuramo isukari yitwa glucose. Uko kwiyegeranya kw'igifu bibabaza cyane abana n'urubyiruko, ariyo mpamvu bivugwa ko abana n'urubyiruko inzara ibazahaza cyane kurusha abantu bakuru. Ibi bishobora kugirana isano n'ubushobozi bwabo bwo kwihangana. Kugira ingengabihe idahoraho yo gufata ifunguro bishobora gutuma inzara irushaho kuba mbi kuri wowe. Abantu badashobora kurya inshuro zirenze imwe ku munsi bashobora no kugeraho banga ifunguro ry'inyongera ribonetse rimwe, kubera ko babazi ko batazabasha kongera kurifata umunsi uzakurikiraho, bigatuma bahura n'inzara ikomeye kurushaho. Ibi biterwa no kumenyera kw'igifu. Niba uyu munsi n'ejo bundi igifu cyawe cyabonye ibintu bihagije byo gusya ku masaha runaka, umunsi uzakurikiraho nabwo kuri ayo masaha kizatangira gusya
ariko kwa kwiyegeranya kw'aya mikaya gisange nta kintu kirimo, ubundi inzara itangire kukurya. Ibi binashimangira ko niba ufite ikibazo cyo kurya ibyo kurya byinshi, ejo nutangira kubigabanya mu cyumweru gitaha bizasa naho ingano y'igifu cyawe yagabanutse, kubera ko bike bizatangira kuguhaza. Abakuze bashobora kutumva cyane ukwikurura cyangwa se kwiyegeranya kw'igifu mu gihe bafite inzara, ariko bagakomeza guhura n'ingaruka ziterwa no kutarya bihagije, harimo intege nke, kugira umunabi no kutabasha gushyira ibitekerezo byabo hamwe. Igihe kirekire umuntu amara atarya gituma agira intege nke mu guhangana n'indwara no kutabasha gukira vuba igihe arwaye. Inzara y'umubiri bita la faim physique ni ibisanzwe ku mubiri, bigaragaza ko ukeneye ibiryo kugira ngo ubashe gukomeza kubaho no kugira ingufu. Iyi iterwa n'ibimenyetso bitangwa n'imisemburo iva mu gifu no mu mara, bigaha ubwonko amakuru y'uko igihe cyo kurya kigeze. Naho inzara y'ibyiyumviro cyangwa se faim émotionnelle yifitanye isano n'amarangamutima nk'agahinda, ubwoba cyangwa se umujinya. Abafite inzara y'ibyiyumviro bakunze kurya bitewe n'amarangamutima mabi bafite, aho kurya bitewe n'uko umubiri wikeneye. Abo bakunze kubyibuha cyane. Ni ingenzi cyane kumenya gutandukanya ubwo bwoko bubiri bw'inzara kugira ngo umuntu ashobore guhindura imirire ye neza. Iyo ufite inzara hari amarangamutima atandukanye ushobora kumva, nk'umunaniro, kwibagirwa cyangwa se umujinya. Ibi biterwa n'isukari, by'umwihariko yitwa glucose twavugagaho mu kanya. Iyi ngiyi iba mu maraso. Iyo urugero rwayo rugabanutse, umubiri wacu utangira kwihutira gukora ibisubizo cyangwa kwishakira ibisubizo bitandukanye kugira ngo usubize urwo rugero rw'iyo sukari uko rwari rusanzwe. Ariko se glucose ifite uruhe ruhare nyirizina, kandi niki gituma iba ingenzi mu mubiri? Ubu bwoko bw'isukari nibwo bw'ibanze butanga ingufu ku tunyangingo tugize imyanya yose y'umubiri. Urugero, ubwonko bushingira cyane cyane ku isukari kugira ngo bukore neza. Iyo idahari ihagije, utunyangingo tw'ubwonko dusaga miliyari 100 ntabwo dushobora gukora imirimo yatwo uko bikwiye. Iyo ubwonko budafite glucose ihagije, dutangira kumva dufite intege nke, tukarakara, tukazungera, kandi tukagorwa no kugumisha ibitekerezo byacu ahantu hamwe. Ibyo bita focus. Mu gihe bikomeye, by'umwihariko mu gihe umuntu urwaye diabete agize hypoglycemia ikabije, ubwo ni ukubura isukari ihagije. Iyo umubiri udahawe isukari igihe kirekire, umuntu ashobora no kugwa igihumure agaca. Ibi byose ni bimwe mu bimenyetso bituburira, bitubwira ko tugomba kurya kugira ngo dusubize isukari ku rugero rukwiye mu maraso. Iyi sukari ikora nk'inzira nyabagendwa yifashishwa n'intungamubiri zitandukanye kugira ngo zigere aho zigomba gukoreshwa. Ni ukuvuga mu turemangingo dutandukanye tw'umubiri. Muri ubwo buryo habaho urukurikirane rw'ibikorwa by'umubiri, réaction physiologique, bitangira gukora kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Iyo ibi bibayeho igihe kinini, umuntu abura ibyo kurya cyangwa se akabona bike kandi bitari byiza, nibwo umubiri we utangira guhura n'ingaruka z'akarande. Ibi nibyo birimo kuba ku bantu barenga miliyoni 295 hirya no hino ku isi, kandi bishobora gukomeza muri uyu mwaka. Nk'uko raporo mpuzamahanga ku bibazo by'inzara Global Report on Food Crisis ibivuga, uyu baye umwaka wa 6 wikurikiranya umubare w'abantu bafite inzara ikabije hirya no hino ku isi wiyongera. Ni ukuvuga ko mu myaka 6 yose ishize nta na rimwe umwaka turimo wagize abantu bashonje bake kuruta ushize. Muri rusange abantu miliyoni 295 n'ibihumbi 300 bahuye n'inzara ikabije umwaka ushize wa 2024. Ni hafi kimwe cya kane cy'abatuye mu bihugu 53 kuri 65 byasuzumwe muri iyo raporo. Uyu mubare wavuye kuri miliyoni 281 n'ibihumbi 600 bari bafite inzara ikabije mu 2023, nk'uko iyo raporo yateguwe n'ihuriro ry'imiryango mpuzamahanga n'imiryango itari ya leta ibigaragaza. Abagera kuri miliyoni 1 n'ibihumbi 900 bahuye n'inzara ikubye inshuro zirenze 2 iyo bari bafite mu mwaka wabanje. Bivuze ko abadashobora kurya nibura rimwe ku munsi mu mwaka wabanje, mu mwaka wakurikiyeho no kurya ya nshuro imwe byaragoranye. Ku wa mbere hari ikigo gikurikirana ikibazo cy'ibiribwa ku isi cyatangaje ko Gaza iri mu kaga gakabije ko kubura ibiryo. Ni nyuma y'amezi 2 n'igice habayeho gukumira imfashanyo na Israel. Uhereye muri Gaza na Sudani ukagera muri Yemen na Mali, inzara ikabije iterwa n'intambara n'ibindi bibazo irimo kugera ku rwego rutigeze rubaho mbere, igatuma ingo nyinshi zishyirwa ku rutonde rw'abari mu nzara ku rwego rutari rwarabayeho mbere, nk'uko umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yabivuze muri iyo raporo. Ubutumwa bureruye: inzara n'imirire mibi birimo kwiyongera byihuse kurusha ubushobozi dufite bwo kubirwanya. Nyamara ku rwego rw'isi, 1/3 cy'ibiribwa byose bisarurwa bipfa ubusa cyangwa se bikamenwa, niko Guterres yakomeje avuga.
nk'uko raporo ibigaragaza, intambara n'urugomo nibyo byabaye intandaro nyamukuru y'inzara ikabije mu bihugu n'uturere 30, aho abantu miliyoni 140 aribo bibasiwe. Ihindagurika ry'ikirere rikabije naryo ryateje ikibazo mu bihugu 18, nawe ihungabana ry'ubukungu rigaragara mu bihugu 15. Ibi byose hamwe bigahungabanya ubuzima bw'abantu miliyoni 155. Ibibazo byariyongereye cyane muri Gaza, Myanmar na Sudani, kandi byasubije inyuma iterambere ryagaragaraga mu kurwanya inzara muri Afghanistan no muri Kenya. Iyi raporo igaragaza ko ibihe biri imbere, by'umwihariko muri uyu mwaka wa 2025, ibintu bishobora kuba bibi cyane mu birebana n'imirire, kubera ko ibihugu bikomeye byateraga inkunga ibikorwa by'ubutabazi byagabanije cyane inkunga. Ibi si ukwanga gukorana kw'inzego gusa, ni ugutsindwa kwa muntu, niko Guterres yavuze. Inzara mu kinyejana cya 21 ntawe uyifitiye igisubizo. Ntabwo dushobora gusubirisha izinda zirimo ubusa, ibiganza birimo ubusa, ndetse n'imigongo ihindukiye idashaka kuzireba, niko yakomeje avuga. Iyi raporo ivuga ko guhagarika inkunga bitunguranye mu 2025 byabangamiye bikomeye ibikorwa by'ubutabazi muri Afghanistan, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Ethiopia, muri Haiti, muri Sudani y'Epfo, muri Sudani no muri Yemen. Biteganijwe ko inkunga igenerwa ibiribwa n'ubutabazi ishobora kugabanuka kugera kuri 45% nk'uko iyi raporo ibivuga. Guverinoma ya Perezida Donald Trump ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabanije cyane ingengo y'imari ijya mu nkunga mpuzamahanga, ariko ibindi bihugu nabyo byagabanyije uruhare rwabyo. Iyi raporo inagaragaza ko ihungabana ry'ubukungu rizaba imwe mu ntandaro nyamukuru y'inzara ikabije, bitewe n'uko ubukungu bw'isi buri mu gihirahiro gikabije kubera imisoro yashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'idindira ry'idolari ry'Amerika.